Ngiye kubaha update ku bijyanye n'intambara ikomeye cyane hariya mu Minembwe. Wowe icara utuze ufate telefone yawe ujye kuri YouTube ubundi utegereze nkubwire akantu ku kandi ku ntambara ikomeye cyane yabaye uyu munsi nyuma y'urupfu rwa General Makanika Rukunda Michel w'umunyamurenge. Uyu ni umusirikare wavuze yuko bazarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Uyu munsi wa none nyuma y'urupfu rwa Makanika habaye intambara ikomeye cyane. Ni intambara yabereye mu Minembwe, ariko ndakubwiza ukuri ko Minembwe yose kugeza ubu yabaye tombe. Minembwe iri mu maboko ya Twirwaneho, umutwe cyangwa se muvoma yari yobowe na Makanika, General Makanika. Ubu ngubu ikaba isigaye mu maboko ya Colonel Sematama. Ibise warubizi. Uyu munsi habaye intambara ubwo abaturage baterwaga, hanyuma Twirwaneho igerageza kwigaragaza mu buryo bukurikira. Wowe niba utarakora subscribe, kora subscribe ubundi nze nkubwira akantu ku kandi. Nkubwire uko byagenze, nkubwire uko byatangiye, nkubwire naho bigeze ubu ngubu, kubera ko intambara nta muntu ufite kwihagarika. Iyi ntambara Twirwaneho yavuze yuko nayo igiye kusa ikivi cya General Makanika Rukunda Michel waruyiyoboye, ndetse bafite n'intego yo kugira ngo bazirwaneho ndetse banarwanye n'umwanzi ari we leta ya Kongo, afatanyije n'umurundi, afatanyije na wazarendo, afatanyije na mayimayi, ababembe, ari ya moko yose aba muri Kongo. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba kandi warakoze subscribe, egera phone yawe nyamuneka nkubwire amakuru uko byagenze nuko byatangiye. Shuti bakunzi bamba TV Rwanda, reka twinjire mu mizi neza nkubwire uko byatangiye. Uyu munsi mu gitondo cya kare tariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri 2025, mu gitondo cya kare nibwo habyutse havuga amasasu menshi cyane. Aba bari abasirikare ba wazarendo ndetse n'abasirikare ba leta baje gutera abaturage nk'uko bisanzwe, cyane ko bumvaga yuko bagiye kubafatirana mu ntege nkeya ndetse n'umubabaro bari bafite kubwo kubura generale wabo Rukunda Makanika Michel. Uyu ni umusirikare arwana igihe kirekire, ndetse anishimira kuba ari umunyamurenge, ndetse anavuga yuko aho kugira ngo ubwoko burimbuke ahubwo we yahasiga ubuzima. Iyi ntambara batera mu gitondo cya kare, baje kurwana. Bari bazi neza yuko Twirwaneho iri mu ntege nkeya, iri mu kababaro, ndetse idashobora no kurwana kubera ko bari mu kiriyo. Uko byagenze nuko bateye, Twirwaneho iritabara. Twirwaneho yatabaye nk'imvubu nk'uko Makanika yabivuze. Barwanye batitangiriye itama, barwanye nk'abikoresha. Bafashe imbunda, barakocinga, bashyiramo amasasu, ubundi bataka umwanzi. Iyi ntambara nkubwira kugeza ubu muri Minembwe nta gace na kamwe gasigaye Twirwaneho idafite. Nta gace na kamwe Twirwaneho ubu ngubu idafite. Nta gace na kamwe Twirwaneho idafite ka Minembwe, dore yuko aka Kanya na komine Minembwe bamaze kuyifata. Ndakubwira ibirindiro bikomeye cyane bya leta ya Kinshasa, mayimayi zirukanse zikabisiga, ndetse zikabisigana n'ibikoresho. Harimo kampu ya Runundu. Ahangaha abantu barahumva cyane, abantu bazi Minembwe baza ahantu bita ku Runundu. Muri kampu ya Madego, kampu yo ku Kiziba, ndetse na kampu yo kwa Buhimba cyangwa se aho bita Irundu. Aha hose naho abasirikare ba Kinshasa,
mayimayi ndetse na wazarendo bari bakambitse, tutibagiwe n'umurundi. Iyi ntambara yari ikomeye cyane. Ubundi biravugwa yuko iyi ariyo ntambara ikomeye cyane Twirwaneho yarwanye. Uyu munsi wa none ubundi barwanaga bagafata hari abaturage bakabarinda, ariko nta munsi n'umwe Twirwaneho yigeze ifata Minembwe yose. Ubu ngubu turimo turakonjiga verbe tombe. Twirwaneho ubirakomeje kandi nta gusubira inyuma. Amakuru ari kuvugwa aka kanya nuko Twirwaneho yakurikiye umwanzi aho yagiye yirukanyira, kandi bikavugwa yuko ako byagenda kose uyu mwanzi bari buze kumugeza kure hashoboka, ndetse bakanizera yuko noneho hageze kugira ngo barwane bagende basatira aho M23 iri kugira ngo babashe gufatanya. Aya makuru sengiye kubabwira yo mwari muyazi. Uyu munsi wa none bamwe mu basirikare bifatanyaga na Fardc baturuka mu gice cya Masisi, aba ni abatutsi bari bakiri mu gisirikare cya leta. Waruzi yuko se bagiye kwifatanya na Twirwaneho? Intambara yakomeye, igisubizo kigiye kuboneka, kandi bimwe mu bivugwa cyangwa se mu bigaragara nuko amaraso ya General Makanika ngo yogeje ubutaka bwa Minembwe. Ibi bikaba bisobanuye kutazongera gutsindwa na rimwe kwa Twirwaneho. Iki ni ikivi basigiye Colonel Sematama. Sematama ni umukoloneli wagiye afatanya cyane na Makanika, dore ko aho yabagari Makanika atahaburaga, aho Makanika yabagari Sematama atahaburaga. Ibi ngibi bikaba bigaragaza yuko uyu mugabo hari byinshi, ndavuga Sematama, yigiye kuri General Makanika. Ubu ni uyoboye urugamba, ubu niwe ufite, twavuga yuko ahagaze kimbo cya Makanika. Abasirikare barwanye maze abaturage barishima. Uyu munsi nibwo abaturage babonye ibyishimo kurusha abandi, dore ko ibikoresho umwanzi yasize bamwe mu bamama babyishimiye bakajya gufasha Twirwaneho gufata ibikoresho byasizwe n'umwanzi. Byari ibyishimo bidasanzwe kubona ababyeyi bongeye kuvuza impundu hariya muri kariya gace. Ibi biragaragaza gutsinda gukomeye cyane, kuko leta ya Kinshasa ubwo yateguraga kwica Makanika yarizi yuko igiye gushyira iherezo kuri Twirwaneho, yarizi yuko irabibaciye intege, ariko ntago bamenye yuko mu by'ukuri intwari iyo iri ku rugamba itagira ibyo ihisha abo bari kumwe. Colonel Makanika yagize igihe cyo kuganira n'abasirikare be, agira igihe cyo kubabwira impamvu yo kurwana, kugeza uyu munsi wa none bayumva ndetse bumva ko batazigera bacika intege kubw'iyi mirwano ndetse n'abantu bagomba gupfa. Ibi Makanika yarabivuze, yavuze yuko abanyamurenge badakwiriye na rimwe kumarwa imbaraga z'umutima n'impfu z'abantu barimo baragenda bapfa kubera urugamba. Yaravuze ngo si twe ba mbere dupfuye, hari abapfuye natwe tuzapfa, hari n'abandi bazapfa, ariko byose bikaba bigamije kubaho kw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange. Nubwo ibibazo bikomeje kugariza Kongo, nubwo mu bice bigiye bitandukanye za Rubumbashi ndetse n'ibice byinshi bitandukanye bari guhiga umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bukware, ndetse bikaba binavugwa yuko buri muntu wese amaliste yakozwe, ndetse aba bantu bazaryozwa kuba bavuga ikinyarwanda no kuba bazira uko bavutse. Ibyo birahari ndetse biranazwa, ariko abahungu banza agasuzuguro aribo Twirwaneho, ndetse bafatanyije kurwanya intambara y'aba bantu y'abasirikare ba leta, abarundi ndetse n'abandi bose batifuriza umututsi icyiza, bararwambariye urugamba. Ndetse binavugwa yuko mu mikoranire ya hafi na M23 bafite kurwanya aka karengane kakazarangira
burundu. Amakuru akomeye cyane nakongera kubabwira nuko uyu munsi wa none M23 nayo ikomeje. Rubero yabaye tombe. Rubero est déjà tombé. M23 yayifashe. Haraza gukurikiraho iki? Haraza gukurikiraho kujya Uvira gutabara abaturage baho. Waruzi n'ikindi? Twirwaneho igiye kumanuka, igiye kuza maze ikora akazi. Ibiso warubizi. Ni amakuru tuba twashatse ndetse tuba dufite ateguye neza mu buryo bwiza ndetse mu buryo bunonosoye busesenguye, ndetse tuba dufite na source y'amakuru tubaha, ntabwo ari ibihuha. Wowe icyo usabwa ni ugukora iki? Ni ugukora subscribe, like, share na comment kuri Mba TV Rwanda. Twebwe twiyemeje kubagezaho amakuru atari w'ivumbi, amakuru twatohoje, amakuru twicaye nk'itsinda rya Mba TV tukayanonosora hanyuma tukayabaha. Uyu munsi wa none abanyamurenge bishimiye intsinzi ikomeye cyane. Nubwo urugamba rutararangira, ariko iyi ntsinzi igomba kuboneka uko byagenda kose. Minembwe est tombé, Rubero est tombé. Hanyuma reka dutegereze uburyo ki aba bahungu bahetse isezerano, aba bahungu basa n'Imana bagiye kurwana inkundura, bagiye kurwana badasubira inyuma, bagiye kurwana ku buryo bari buze guhurira Uvira, ubundi bagakomeza bajya Kinshasa. Kisegeti yabyemera yabyanga, agomba gupfa, agomba kurekura ubutegetsi, agomba kumenya ko umunyamurenge, umututsi wese hariya muri Kongo afite ijambo kimwe n'abandi bakongomani, kandi bagomba kubana bagaturana, bitari ibi bivugishwa bavuga yuko abasirikare batwirwaneho bagomba kurambika intwaro hasi ndetse na M23, ubundi ngo bagashorera abaturage bose bavuga ikinyarwanda bakabajyana mu Rwanda. Baribeshya cyane. Ibi ngibi biraje bishyirwa akadomo. Uyu munsi wa none tariki ya 21 ukwezi kwa 2025 ni umunsi ugiye gutangira impinduka mu misozi miremire y'Imunembwe. M23 yarabitangiye, yatangire za Bunagana, iragenda ifata za Masisi, ifata za Rubaya, ifata za Rucuru. Uyu munsi wa none ifata Goma nk'umujyi mukuru, irongera ifata Bukavu nk'umujyi mukuru nanone wa Sud Kivu, irakomeje irazamutse. Twirwaneho nayo yatangiye, nta gusubira inyuma. Ya ntambara makanika yavuze ngo turaje turwane, hari igihe imbabazi zizarangira ubundi tukicisha umwanzi wacu inkota iri mu biganza byacu. Ya ntambara yatangiye, intambara yatangiye. Niba byumve leta ya Kongo, Fardc ndetse Wazarendo n'Abarundi nibashyira intwaro hasi. Nta bushobozi bafite bwo kurwanya abahungu bahetse isezerano. Mu bisirikare byose byabayeho, nta musirikare n'umwe uheka imbunda ngo abyine igisirimba, uretse igisirikare cy'abanyamurenge, igisirikare cyamenye Imana, igisirikare cyitoreje kurwanira ubwoko ndetse n'igihugu. Amakuru yo kuri Mba TV nakagaruka. Mba TV Rwanda tubategura amakuru twizeye. Kora subscribe, kora like, kora share, ukore na comment. Ndabizi neza ko uzaryoherwa n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.